nkamuhandurira nkabona wa muntu ampaye nk'imitwaro 2 mbona yafashe ajya muri rogi kugura indaya, agiye ku mupfumu ngo agiye gutanga icya 10. Igihe cyo kuryama umugore arajyana aryama n'umugabo, abavuye ku ninjoro abavuye ku buriri, mbona yafashe ibintu by'ibyatsi, mbona atangiye kudiha, arangije araza abisiga umugabo hano ku munwa, arongera imusigana inyuma. Ndavuga ibi bintu nuko ikintu mubinyereka. Arambwira ngo ibintu bibera ku isi byose tuba tubiraha kubira ubireba. Ndaje namase bino kucyo binyeretse. Aje hamwe ngo impamvu mbikweretse najya nkubwire ko ku isi nta bihembo mufite kwakorera, mufite gukora, mufite umutima wo gukwera Imana. Ndabashuje mwese abakurikiranye Sobamu TV, ndabasengera kugira ngo Imana iho umugisha, kandi rwose umutima wanjye wanezero ukuntu mukurikirana ibiganiro byacu kuri TV n'ubuhamya byose mba mbibona, mba mbareba. Ndabashimiye rwose, mukomeze mudukunde, mukomeze muduteze imbere. Imana izaba umugisha, kandi iyatangiye umurimo muri mwe n'ubundi izawusohoza. Amen. Pastor, reka rero twihuse udusengere kugira ngo tubone gusubukura ikiganiro cyacu, aho urimo kuduha ubuhamya ukuntu wagiye ikuzimu. Ubushize twari tumaze kubona uko warebye Satani, Imana donc abakurikiye ubuhamya igice cya 2 twari tugarukiye ahantu wabonye Satani, bakweretse Satani, kugira ngo niho turi buze gutangira. Kadusenge. Imana y'Iburamu, Imana y'Isaka, kandi Imana ya Yakobo, ijambo rye rirambwira ngo mbere na mbere tubanze Imana. Natwe rero tubanze gushima muri porogaramu ya Sobamu TV ivuga butumwa ubuhamya. Tata wanjye tuguhaye icyubahiro, ngwino ubaye natwe rero muri iki kiganiro, ngo utangiye natwe kandi nyagora ku ngoma. Ijambo rye rirambwira ngo umuntu utibuke yavuye ararengwa. Niyo mpamvu dukomeza kwibuka ibyo yadukoreye, twize ko ndaza kwidukorera mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Nkuko mubyumva rero, ayo ni umwanya w'ubuhamya. Ubushize ngira ngo muribuka yuko nari maze kureba Satani, maze kureba abanyabyaha aho bajya. Aho rero tumaze kuhava, namusabye gusubira mu rugo. Arambwira ati ntabwo, Marika arambwira ati ntabwo igihe cyo gusubira mu rugo kiragera. Ndabubwira basi nimba gusubira mu rugo bidashoboka, shaka kureba ku isi uko hameze. Hamwe ndabaza se nkamwe ndashaka kubereba nk'ukuntu mutora ibyo dukora ku isi. Ariko buriya wari umaze nk'iminsi, wamazeyo nk'iminsi ngahe ugereranyije? Ntabwo nshobora kumenya iminsi, hari nta minsi ibayo. Hari nta minsi ibayo, gusa niba nkibwira ntibucya hariya aho narindi ntibwiraga ntibwacyaga haga ari umucyo gusa. hahoraga ukungu kandi ari ikuzimu. Gusa nyine hari abantu bibwira bumva kuba ari ikuzimu bakavuga bati kuri ahahora ari umukara, asa nabi mu by'ukuri. Ngewe ahantu narindi ntago ari ikuzimu haza, kuko bageraga abakurikiye ubuhamya ngira ngo babyumvise bageraga banyereka, ariko ntago ariho narindi kameme. Wibuka ko Satani yaje kuntwara muri kagahita aramutanga akaza kumfata. Noneho ikuzimu yo yagiye kuhanyereka, Marika yagiye kuhanyereka yongera ankurayo. We yarantemberezaga ntago gere nagiye ikuzimu hasi, kuko ntago ari Satani wantwaye, nubwo ari Marika wanyibye. Satani ashaka kuntwara azahita ntwara. Gusa nk'ikibazo warumbaje igihe namazeyo, wenda nageranya nk'ukuntu abantu nyuma kugaruka abantu ukuntu bibaje bambaye iki gihe cyose twari tuzi yuko utakigarutse, twe twamaze kwiheba. Ndibuka bambwiye ko ari nk'icyumweru, kuko nge sinabaraga, ariko bo baravuga ati icyumweru cyarangiye dutegereje kubyuka twarahebye.
nuko tuyikomeza rero maze kumubwira nti nshaka kureba ku isi ibyo ibihabera kuko mutanyemerera kujyayo ariko byashaka no kureba amenya abana umuryango wawe ukuntu umeze, inshuti zawe ukuntu zimeze byose. Reka mbabwire iki ngiye kugaragara cyarantangaje. Ikintu cyantangaje nkimara kuvuga gutyo, mareka yakoze gutya nkora ku maso, ankoze ku maso. Ikintu cyantangaje, nongeye kwibona ku isi, nibonye ahantu narindi umunsi nakijijwe, isaha nakirijweho niho nibonye. Mpita mbwira mareka nti se ibi ni iki? Ati nese so mbwe ngo nkusubize ku isi urebe. Usanga ugarutse mu buzima nanone aho wakirije kera angariye ku isi aho nagira ngo abantu bose basobanukirwe neza, kuko harimo inyigisho ushaka kugira ngo mwige nanjye nize. Mubwiye ngo asubize ku isi, yahise ansubiza mu buzima nabayemo, ariko antangiriza ku munsi nakirijweho. Icyo kintu kucyumva? Ntabwo yansubije inyuma nkiri umwana, nkuze ntarakizwa. Umunsi nakijweho niwo yahise ankatikiriza. Ndamaza se ni ukubeke ati nagira ngo nkwereke ubuzima wanyuzemo, ko ijuru ryakurebaga n'ibyo yakwaga ryakurebaga. Ndabwira se ko ndeba hano ari aho nakijwe, n'uyu munsi iyi karitsiye ndeba ko ariho nakijwemo, ni umunsi ko ariho nakijwemo kubera ko ariwo mutangiriye. Araje arambwira ikintu gikomeye cyane. Shaka kugira ngo isi yose ikintu mucyumve, mukige. Ndahamya ko harimo n'abandi batari bakize uko ntari nkizi. Wa munyamakuru we, ntabwo ushaka kuvuga izina ryawe kuko ntabwo wabinyemereye. Najya ubwire ngo imyaka yawe, Imana mu ijuru batangira kubara imyaka umaze gukizwa. Iyo ntuzwi bagufata kutaravuka. Icyo kintu cyantangaje. Nakijijwe mu myaka nakirijwemo, niyo bantangiriye ubuzima bwanjye. Iyindi y'inyuma ntizwi, ni imfabusa. Nicyo kintu nize. Imyaka umaze, niba ufite imyaka 40 utarakizwa, iyo myaka 40 ni imfabusa. Ahubwo nukizwa umunsi bataye kubaya ko ufite umunsi uyu. Niyo mpamvu avuga ngo iyo ubatijwe ubupfanye na Kristo ukazukana nawe, ngo ububaye cyaremwe gisha, nibo ububaye umwana. Ubwo nibwira ko iyo utarakizwa uba uri icyana. Nise mbona ko hari abana n'ibyana. Niyo mpamvu bivuga ngo ababarwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Nuvuga ngo iyo utarakizwa ntubiyoborwa n'umwuka wera. Mpita mbona ahantu nakirijwe Nyabugogo. Hari ikinamba cyoza imodoka. Urabona hano Nyabugogo imbere ya gare, ku muryango uva nko ku giti cy'inyoni, ukuno umuryango wa gare munini. Imbere hari sitasiyo ya esasi. Iriya sitasiyo rero niyo unyuraho imbere utyo ujya ku kinamba boza imodoka. Aho ngaho maneja wacu bamwitaga Soteri, uwari ushinzwe kwandika abakozi cyangwa se kwandika imodoka zogejwe bamwitaga Nyandwi. Icyo kinamba abo twagikoranyemo ndabashuhuje, niho nakirijwe. Umuntu yaje kuvuga ubutumwa. Ibi ndi kuvuga nibyo nongeye ndabona banyereka. Mbona uko nari ndi mu modoka hasi, nindi mu modoka bita fuso
nyiri hasi ndimo nyoza, noneho haza umuntu wari umumotari ariko n'umuvugabutumwa aje kogesha moto, noneho yaza kogesha, yarafite kuza kogesha bakavuga n'ubutumwa, ntitwamwitagaho. Araza rero akavuga ubutumwa ntawe umwitayeho, noneho imvura iza kugwa, hari nimugoroba amasaha 10:11. Imvura iguye twese tuva munsi y'amamodoka twiruka tujya mu kazu twugamagamo izuba n'imvura, nawe duhuriramo. Arangije aragumya arigisha ariko ntawe umwitayeho. Ndibuka ikintu cyatumye nkizwa, ntabwo yampanuriye, ntabwo ansenye ngo muri gitangaza, yaratwitegereje aravuga ngo reka mbabwire, ndi kubabwira ubutumwa mukanga gukizwa, ariko kumusa nta mukire wabakaza abona musa gutya, yabona muri ingegera muri abaja mushaka no kumwiba, nta mukire wabakazi keza. Nazinze igipantaro, ibirenge nyine byarabaye nk'umubiri w'igice ariko uragora mu mazi. Nirebye ukuntu usa, numva agahinda karafashe, numva ikiniga kirafashe, ariko nanga gukizwa, nihagararaho. Imvura ihise nza kumwegera, nta bantu bandeba, naga ko abantu babona ko nakijijwe. Nza kumwegera ndamazana, ariko se usengera hehe? Arambwira ati nsengera Kimisagara mu Kamenge, nta nubwo nari mpazi. Noneho aho ngaho amaze kwandangira amanimero ya telefone, arambwira ati tugira icyumba kwa Gatatu, ati uzadusure. Amanimero ya telefone hari kwa kabiri kwa Gatatu, bucya muhamagara, bucya muhamagara ngo antwareyo. Bukeye muhamagara kuri telefone, maze kumuhamagara kuri telefone yari afite moto, araza arantwara angeza ku rusengero. Angeze ku rusengero ndasanga harimo amateraniro hari kwa Gatatu, barasenga barigisha, ntaho nimugoroba igihe cyo gusengera abantu ndakizwa ndatu. Nuko rero marika amaze kunyereka umunsi nagiye ku rusengero nkabatizwa, mbambe nkatura nkihana, arongera none angarura mu Kimisagara nyereka akazu nabagamo. Ariko Imana, ariko reka mbabwire, aka kazu nkibutse bituma nibuka Imana, ko hari igihe abantu bavuga ngo ntawe uzi Imana, nta n'uwabonye Imana, ariko umuntu wese agira uburyo abona Imana ye ku giti cye. Iyo nibutse aka kazu nabagamo hari Kimisagara, Imana iragaragara. Aka kazu n'ubu njyaho nkagasura nkakareba, njyaho nkagasura nkakareba, atari uko nishimye, ubwo ari ukugira ngo mvuge ngo Mana warakoze. Aho kazu twakabagamo turi abantu babiri, tukishyura kari agashambete tukishyura 5,000. Maze gukizwa nasubiye gukora koza imodoka nyine aho mu Kinamba, mbura akazi. Nkajya ntegereza ko nabona umuntu mu modoka ngo nyoze, ndayibura. Ngezeho ndavuga, wa Mana we, njya numva barokore bavuga ngo bagezeyo, Imana igira neza, ndashaka nanjye kureba neza Imana igira barokore, nayo sinongera koza imodoka. Kuko nabyuka nkajyayo nkirwa nicaye mu Kinamba, nkabura n'umuntu wama n'imodoka koza. Nkibaza se muri iki, kandi mbe ntarakizwa, nibonaga imodoka nkoza, nibonera amafaranga. Umaze gukizwa utangira kubura ibintu biranyobera. Nanjye none mbwiye Imana, umva nshaka kubona, kuko nahoraga mbona barokore baririmba babyina, mbona babyishi batajya bababara. Ndavuga Mana, nanjye sinzongera koza imodoka. Kazu nasuzugura buri muntu ataga 2,500 birabura, kuko ntakibona imodoka noza kandi ko kazi.
icyo gihe nyine narabwirwaga yewe no kubura kuko icyo gihe nyine akazi kari kapfuye. Ndibuka umuntu twabanaga anywaga inzoga ari umusinzi, noneho rimwe aza kuza asanga ndimo ndasenga, Imana ijya ivuga ngo mwibuke ibihe byanyu bya kera. Burya iyo umuntu akijwe aba agifite umuriro, agifite apeta, agishishikaye. Noneho aje asa ndimo ndasenga sakuza nk'umuntu ukibiharaye nyine, ankubita urushyano mu mugongo yasize ngo ceceka wisakuza ku manyoko. Sinaceceka kwa n'agahinda nifite n'inzara n'ikinshonje, ndagumya ndasenga rongera nkubita urundi rushyi. Iryo joro sinjya ndyibagira. Kari agashambure inzu y'ibihumbi 5 muri 2007 n'umunani icyo gihe, kuko nanjye nakijijwe 2008. Nuko abantu bashaka kwibaza gusa wakirijwe he. Nakijwe ku rusengero rwitwaga LDPR hariya mu Kamenge. Umushumba wari yoboraga mwitaga Rwisabira David cyangwa se Rwisabira David. Nuko bukeye rero ndagira mbya pastor nti rero mbona amafaranga yabuze nabwo rero nabuze amafaranga kwishyura inzu pe. Nabwo ati racyo cyuza wiryame no mu rusengero. Imana nanone marayika arongera nyibuka ndyamye mu urwo rusengero, inzara yaranyishe, umusatsi waranyereyeho, irongera ingarurira ijambo ryigeze kumbabaza turi muri korari, naririmbaga muri korari twe Benezeri. Dirije avuze ngo mureke Dawidi tumuteranyiriza amafaranga yo kujya kwiyogoshesha. Abivuga numva birambabaje, ariko nabwo ntacyo ntibamana atajya kwiyogoshesha. Niba icyambabaje si uko yamwarije mu bantu, ubwo nta nabo bampaye. Kwiyogosha niyogosheshaga 150 n'ijana ryarambuze. Niberaga mu rusengero nta kazi. Ndibuka ku muharuro w'urusengero hari igiti cy'avoka, nkajya mbana azavoka nkazekenya kugeza zihiye, izigaziye zihiye, ndagenda ndananuka, ariko nsenga bya hatari. Kuko ndibuka nta kazi ntakoze, cyangwa nta kazi ntazi gukora mu rusengero. Nari umuvugabutumwa, nakoze ubwa asha, nari umuririmbyi, ubwa asha ni protokoli. Nari umunyamasengesho, imirimo yose yose narayikoraga. Ariko kasonza nkabwirwa, nyamara dusenga n'abantu benshi, urusengero rwuzura abantu. Imana irongera inyereka umunsi kwe twakoze amateraniro, umwuka ugahera kubera inzara, nkasohoka nkagenda nkaryama, ijwi rikambwira ngo mwana wanjye nkukijije inzara. Imana inyijije, imbwiye ngo inyijije inzara, ndikanga ngo ni umuntu ubivuze. Ndamushaka ndamubura, ndongera ndiryama, ndavuga ngo Dawidi ngucisha inzara. Ngira ngo ndi burye nabwo ndaburara. Mbana n'abakirisitu mba mu rusengero. Abantu twasenganaga abanyamasesho no bari babizi we n'abandi ntago babazi ukuntu nakubiswe n'abaririmbyi. None Imana inyibutsa umunsi nayo ndimo mbyinira mu rusengero muri korari. Buri ndirimbo yose ni ngiye wayikina, kuko nari nshabutse indirimbo zo kubyina zo kuducyo ninjye nazikoraga. Noneho Imana inyibutsa ndimo mbyina, ndimo ndirimba bivuga ngo Dawidi yatambiye Imana, ngo isanduku y'isezerano bwari igarutse mu murwa.
noneho hari umuntu urankuburiye ipantaro, ariko iyo pantaro itankwiriye nayisitseho umushumi. none igihe nahimbawe ndimo mbyina wa mushumi unaturika, mpita nijya nk'umuntu ugiye mu mwuka cyane, ndunama ndiheta, nyita njya mu cyumba cy'amasengesho twakoreragamo amasengesho, ya pantaro ndongera ndayizirika. marayika riba binyereka, numiwe nifashe gutyo. ndongera anyereka umunsi pasiteri twari turi muri vara, arambwira ngo Dawidi ugiye kujya uvuga ngo Imana iravuze. ntangira kuvuga indimi. iki gihe ntangiye kuvuga indimi, marayika arongera anyereka uburyo natangiye guhanura, noneho nkagira isoni cyangwa se nkamwara. none icyo cyatumye ngira isoni, nari nahanuraga mu Kinyarwanda. none abandi bantu harimo abahanuzi benshi bakajya baseka banjyana inzara, kuko abantu bamenyeye ko abahanuzi bahanura bavuga indimi. Nsigaye nanga guhanura. Imana yongera inyereka ahantu nafatiye indimi, nakurikiye. twagiye turi abanyamashuri tugiye gusengera ahantu hitwa kwa Rujugiro, ahantu ku midugudu hitwa kwa Rujugiro, ahantu hari mu buvumo. ni kera, ahantu ntabwo bumerukayo, ahantu hari ubuvumo mu rutare. ngeze ku muryango w'urutare numviye ibintu biraje, ntagiye kuvuga indimi, nongera kuvuga indimi, ntagira guhanura. aho none nakuriye indimi. Imana imaze kunyereka, maze kubona indimi, irongera inyereka ukuntu najyaga nkora gahunda. ahayo mageze ndavuga ariko Mana, nkabura icyo mvuga nkumirwa. maze kuba umuhanuzi uvuga indimi, abantu mu rusenge batangiye kunkunda, bakajya bambwira ati se kuki utadusura mukozi w'Imana ukanadusengera? kumbe barashaka ubuhanuzi. aho noneho kwa kundi Imana avuze ngo igwinkirije inzara, none ajya gusura umuntu akazana agafata kama nk'umukozi w'Imana, akateka ibiryo nkaryo, ubwo nanjye natangiye kurya. nkahera kuwa mbere nsura kanaka, kuwa kabiri kanaka, ikigo kigashansuye abantu barindwi, byose marayika binyereka. ikanyereka n'abo najyaga ngenda nkaririmba, nkasenga, ngahanura, ibiryo bakanga kubyarura, bakabiteka ndeba, nanjye nkagumya nkabigogera, nkanga kuhava. ariko bigashya bakabiteka, bakagenda igihe ngenda, nkagenda inzara inyica, nkumva amasengesho nasenze abaye impfabusa, kuko ndahanye umujinya. mw'abantu mwimana ibiryo, mukora icyaha gikomeye, kuko umuntu umwimye ibiryo apfana agahinda. nubwo nabaga nsenze nahanuye nagize gute, ariko natanaga agahinda yuko banyimye ibiryo. ejo nkajya mu wundi rugo ho wenda bakama nkarya, kuko icyo gihe naryaga nka 4 mu cyumweru, nkanywa n'agafanta. ariko ubundi kugira ngo nzarye, kereka nk'iyo nabonaga igice cy'ijana abakozi Imana bantumye, nkagura igisheke, nibyo biryo. aho nanjye numva ngo Imana inkuye ku nzara. noneho ngikimbwira ngo inkuye ku nzara, nzi ko nzatora amafaranga menshi, cyangwa se nkasengera umuntu akama imodoka, aribyo bitekerezo ndimo. kumbe kwa kumara inzara yampaye amavutima, ubuhanuzi impano niko kumara inzara. Imana irongera inyereka umunsi nabatizwaga. noneho pasiteri agiye kumbatiza, yarambaje ngo ushaka iyihe mpano? ndavuga ngo ngashaka kuba umuhanuzi. noneho tuvuye kubatizwa, hazajya mbaza abantu, se pasiteri abaje iki bugiye kubatizwa? tirikada, bose nkabaza tirikada. ndatuza. ibyo maze kubibona, Imana irongera inyereka umuntu nagiye gusengera bwa mbere, ari umukire, nkiri muri ubwo butebo bw'inzara, nkasanga nibwo bwa mbere nari mbonye mu buzima bwanjye ko umuntu yicara ku meza iriho amasohoro 10-12. ntangira guseka, abantu birabayobera, ariko ngewe bakoberwa icyose, kumbe niwe naseka ibiryo. noneho inyereka ukuntu nari ibiryo, isane nkayuzuza, najya kubirya bikananira, kuko igisane nacyuje nakijeje hejuru. byose Imana igenda ibinyereka. marayika njambaza ngo hari ikindi kintu ushaka kureba?
Ndabwa unyeretse ubuzima bwanjye, ndabaza kubera iki mutangiriye umunsi nakizwaga. Aje ambwira ngo imyaka y'inyuma yo gukizwa ntibizwi, imyaka yawe ibizwi ni igihe utangiriye gukizwa ukakira umwami n'umukiza, Yesu nk'umwami n'umukiza. Marayika arongera arambwira ngo ntabwo birarangira, ndacyakwereka. Arongera marayika anyereka umunsi ngendaho i Bugande. I Bugande kugenda nta muntu narenziyo, nta n'umuntu wari unzi. Nari ngiye ku musozi wo gusengeraho, umusozi uri i Bugande bita Pole Mountain, uri ahantu bita Intebe. Ngira ngo abagiye i Bugande barahaza ahantu hitwa Intebe, uba Entebbe. Noneho ngeze ahantu muri gare yaho, nkajya mvuga igiharwa nkabwira ngo ngiye ku musozi ngo w'amasengesho. Noneho sinatega imodoka, ntega moto. Moto ya mbere iragenda injugunya ahantu, ndayishyura irigendera. Nkabona ahantu ndi nta bantu bari kwasenga, ahangaha ntago ari aho basengera. Ndongera mfata indi moto, nageze ku musozi ku wundi munsi wa kabiri. Ku wundi munsi wa kabiri nibwo agiye kurambona mutijije ahantu hanini, hari abantu benshi basenga basakuza. Ndavuga nararaga muri iyo saho najyaga kurya hari i Bugande ku manywa nijoro, abantu birarira hanze. Nta mafaranga nari mfite, kuko nageze ndibuka ko nateze inshuro zigeze nk'umurenye. Nageze ku musozi nta mafaranga ifite, ariko mpageze ndavuga ntamina umusozi Imana ambwiye uyu nguyu ngugezeho. Nkumva hari umusozi uriho abavuga Ikinyarwanda, urabavuga Icyongereza, urabavuga Igiswahili, umusozi uri ubwoko bwose. Umusozi rero nawumazeho umwaka, amezi 12. Umusozi ariwo ndaraho, umusozi we nirwaho, kandi uwo musozi ku munsi barishyura. Ku munsi bishyura 3,500 byaho, kuko bafite amaofisi. Kugira ngo wemerwe kujya ku musozi nuko ufite icyo bita resi, uba resiti wishyuriyeho. Noneho nsigara ntafite amafaranga yo kujya kwishyurayo, nkagumya nisha mu bantu gusa, ariko nta resiti mfite. Urumbaje kurya ukuntu naryaga, kuko nk'uko Imana ambwiye ngo imaze inzara, ntabwo nagisoze yampaye amavuta. Numvaga inzara indiye, nkajya kubona nkabona ndi mu masengesho ndimo senga nyine aho ngaho nyine ni kwe mu masengesho, ni ubuza bw'amasengesho. Nkabona Imana inyeretse nk'umumama yambaye agatambaro k'ubururu cyangwa se k'umuhondo, ikanyereka n'imyenda yambaye, kuko ni mu bihuru. Nkajya kumushaka uwo muntu, namugeraho nkamugeraho n'imbaraga avuga indimi, akumva ndi kuvuga Ikinyarwanda kandi ntacyo azi. Nawe akagira amatsiko akajya gushakisha umuntu w'umunyarwanda ngo azamusobanurire, ngo yumve ibyo mubwira. Nkamuhanurira, nkabona wa muntu ampaye nk'imitwaro ibiri, amafaranga bayita imitwaro cyangwa imitwaro 5. Ubwo nkaba mbonye yo kurya gutyo. Iyo amafaranga yashira, nkubona nanone Imana inyeretse nk'umuntu w'umugabo, akanyeka ingofero yambaye cyangwa se imyenda yambaye, nkagenda nkubwira nti wowe witwa kanaka, mu rugo wasizeyo umwana urwaye gutya, nkamusengera, agahita ambwira ati tugende mu rugo ujye gusengera umwana wanjye. Nuko namenye Uganda, abantu bumva mbahanuriye ibintu base mu rugo bakantwarayo, bituma ngenda gutya menye Uganda. Ndibuka iki Imana none yabareka anyereka umuntu agiye gusengera. Uwo muntu yazi Ikinyarwanda gikeya, ngira ngo ni nk'umunyarwanda avukiyeyo. Uwo muntu arambwira ngo mukozi w'Imana, ngo mfite umusango mu kote, ngo nagira ngo mbabarire usengera Imana imfashe, kuko
ndajyaho muri iki cyumweru, noneho ngewe nkumva ngo umusango ni nk'ikiyoka cyamuteye mu nzu iwe, nkumva ko ikote ryo nkaryumva, nkumva ko ari ikote rino risanzwe nyine amakositimu, nkumva ko ari nk'ikiyoka cyabateye mu nzu, noneho bajya kukica kikirukira mu ikote, nkavuga ni ndakica mu izina rya Yesu. None ndavuga ngo ndakica mu izina rya Yesu, akavuga ngo oya, ngo ntabwo ari ngombwa kukica, ngo nabwiye ngo mfite umusango mu ikote. Noneho hakaba hari umuntu wari uzi Ikinyarwanda, twari twahuriye ku musozi wanamundangiye uwo muntu, ngiye gusengera, ndamamagana ndamutekeza, ahita ambwira ngo oya, ngo yakubwiye ngo afite urubanza mu rukiko kandi ruzaburanwa muri iki cyumweru, aragusaba ngo umusengere azarutsinde. Icyo nacyo Marika arakinyereka. Marika arongera anyereka ukuntu najyaga njya gusengera umuntu, yakumva atumva ibintu mvuga, akagira amatsiko akajya gushaka abandi bantu. Ndavuga ibi byose ni ukuri ikimenyetso ko numvise agahinda kanyishe. Arambwira ngo najya nkwereka ko buri muntu wese ikintu akora ku isi hano mu ijuru utatukireba. Ndabwira noneho nimba ariko bimeze unyeretse ibyanjye, ngaho nyereka n'abandi bantu ku isi nyine mbarebe, ndeke kwireba jyenyine. Umunsi wose nzawibagirwa. Ako kanya arongera ajya gutya, akora kunuga nk'amacandwe, ansiga kunwa gutya. Ngiye kubona mbona isi nk'uko imeze ndayirora, ndangije umuntu wa mbere nahukiye kura ni mu rusengero. Mbona umupasiteri arimo arasenga, ari mu mwuka, aritangisha amafaranga, abantu baratanze, mbona yafashe ajya mu irogi kugura indaya. Ndikanga, mbona ya mafaranga arongera arayafashe, agiye ku mupfumu ngo agiye gutanga icya 10. Ndabwira ntabwo ushaka kubiri, ahubwo ngo ese umukozi w'Imana, ureka mbereka ibintu mu nsengero mukweramo. Ngiye kubona ndongera mbona iteraniro, mbona umuntu arahagurutse, mbona aratuye, mbona ashimye Imana, mbona aravuze ngo arakijijwe. Mu gihe gito mbona akoze ubukwe, ntiyongera kujya gusenga. Ndamaze se birabyo niki? Ndambwira ngo ntago abantu bose bajya mu rusengero, ariko baba bagiye gusenga umuntu wese afite ikintu kimutwaye. Uriya yagiye agiye gusenga ashaka umukobwa cyangwa se umugore, amaze kumubona ntiyongeye gusenga. Ntibirabyambe byanditse bisobanura iki? Arambwira ngo abapasiteri bose ntago ari ab'Imana, nubwo ari uko bakorera Imana, ngo abenshi bari gukoreshwa na Satani. Aho kandi ngiye kurambona undi afashe umuhoro, mbona atemye nyina. Inyuma iriya muri korari mbona undi yazanye uburozi. Ndavuga nti ibyo ntabwo ushaka kubirora. Arambwira ngo washatse kureba ibintu bibera ku isi, reka rero ubirebe. Mbona urugo rwarimo umugore n'umugabo, mbona n'abana ari benshi. Igihe cyo kuryama, umugore arajyana aryama n'umugabo, abavuye nijoro abavuye ku buriri, mbona yafashe ibintu by'ibyatsi, mbona atangiye kudiha. Arangije araza abisiga umugabo hano ku munwa, arongera amusiga hano inyuma. Ndavuga ibi bintu nuko kiri mu binyereka. Arambwira ngo ibintu bibera ku isi byose tuba tubiraha kubira ubireba. Ndubwa se ni kweki Imana idahita irangiza isi na biriya bintu mbona biberaho. Arambwira ngo ntabwo igihe cyo kurangiza isi cyari cyagera, ngo ariko ngo isi ni kuri iteye, isi ni kuri imeze,
nta kintu na kimwe kiba tutakirora. Nagira ngo utangarize ngo wowe undeba kuri iyi TV Sorowamu TV, ibintu ukora Imana ibikureba, ujya kubeshya ikureba, ujya kwiba ikureba, ujya gusambana ikureba, ariko ukibaza ngo ni kubera iki ikikurinze. Imana itegereje ubanza ukizwe. Imana yaduhaye umwanya, ariko igihe nikitugereraho ntago kizwa kuzakukiriho. Ako kanya Imana irongera inyereka umuntu wambwiye ngo musengere azampa inka. Ndamusengera kuko iyo nka yarayimpaye. Ndaje namase bino kucyo binyeretse. Aje hamwe ngo impamvu mbikweretse, nagira ngo nkubwire ko ku isi nta bihembo mufite kwakorera, mufite gukora, mufite umutima wo gukorera Imana. Nubwo se nanjye nakweze ikosa ko ari wanyibwire ngo azayima. Rambwa ngo nta kosa wakoze, ngo ariko nyuma yo kubona iriya nka ntabwo wayikoresheje nk'uko bikwiye. Rero ndaje ndamubwira ngo reka kubinyereka. Ejo ambwira ngo reka mbikwereke kuko ni wowe washatse kubireba. Anyereka ahantu mu kabari harimo barimo kubyina cyane, babyina n'abakobwa, babyina n'abagore, babyina. Ndaje mbona abantu nzi b'abapasiteri. Ndaje ndamubwira se ko mbonyewe n'abapasiteri ngo n'ab'ijuru bivanze n'ab'isi, ngo ni kuriya Yesu yavuze ngo mureke amasaka nuko ngo bikurane, ngo dore ngaba ariya. Mu gitondo kandi mbona marayika arongera anyereka pasiteri mu gitondo bakaraba bakambara bakajya mu rusengero bakajya kubwiriza. Igice gikurikiraho nzababwira ukuntu namubwiye noneho ndagusabye mushaka gusubira ku isi, nkagenda nkabwira abantu ko ibintu dukora Imana ibitureba, nkagenda nkabwira abantu ko ibintu tuvuga Imana ibitureba, yenda hari bazanyumva bakizwe. Ejo arambwira ngo ngo n'ubundi igihe ntikiragera.